nta hantu Mwuka Wera yabaguhishuriye hasenyutse. Nta hantu wabwira Imana kuri uyu mugoroba kugira ngo ikubake. Uramutse uhari wahaguruka tugafatanya gusenga, tukabwiza Imana ukuri icyo igomba gukora mu buzima bwacu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, Mana waduhamagaye kugira ngo twubake tuguciriye bugufi. Uyu mugoroba tukubereye abanyakuri. Isezerano ryawe riratubwiye ngo nzongera mbubake, namwe muzaba mwubakitse. Muzongera kuririmba indirimbo z'abanezerewe. Turagushimiye ko mu isoko ibohora, muri isoko imara inyota, turagushimiye ko udusezeranyije kutwubaka. Turasenze ngo utubabarire ibyo twagizemo uruhare mu byadusenye. Utubabarire kugira imitekerereze y'isi, utubabarire kwifuza ibyo muri Egiputa, utubabarire Mwami, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero. Utubabarire. Utubabarire akamenyero. Utubabarire Mana. Twarakumenyereye, twamenyereye kugukorera, twamenyereye amasaha twinjirira mu rusenge, twarabimenyereye, twarabimenye, bihinduka ibisanzwe, icubero cyawe kirimuka. Utubabarire Mwami, utubabarire, 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 utubabarire uyu mugoroba, utubabarire kukumenyera. Twimuye icubahiro cyawe, bikojeje isoni, ni ikimwaro, ni ikintu kibi kwimura Imana mu mutima. Twakwimuye muri santere y'umutima, twakwimuye mu bubiko bwawe, twakwimuye aho wakagombye kuburi. Twimika ibindi, twimika amaganya y'isi, twimika ibindi. Utubabarire uyu mugoroba, utubabarire. Turakwinginze wongere kwima nk'umwami. Ngwino wime mu mitima yacu, ngwino uhindure ubuzima, ngwino uhindure imiterere, ngwino duhindure, udushoboze, ugaruke muri santere y'umutima. Turindisha imbaraga zawe, ubuntu bwawe nibubane natwe, duhagarika hakwiriye mu izina rya Yesu, amen. Mu gihe utubahirije amategeko y'Imana, nimurebe iyi si iyi, ibyo twita imigisha, hari abantu byanukiye ku buryo bafite depresiyo ku rwego rutabaho. Niba uhura n'ikigeragezo gito kigasiga kikugejeje kure, umunsi haje ibikomeye, mwibuke ko kugeragezwa ni prinsipe y'ubwami bw'Imana. Nta muntu azajya mu ijuru atarageragejwe. Ijisho irebesha mu mutima w'umukristo ni ikigeragezo. Uko witwara mu kigeragezo nibyo bigaragaza uri we. Ahige nicara nkareba ibintu bikorwa mu matorero, umujinya ukanyica, indirimbo ziririmbwa ntabwo ari gospel, ni uburozi. 70% zigizwe n'ibikomere, n'inzara, n'agahinda. Ni umuntu afata uwo mwanda wose akawusuka mu bantu, tukabisamira hejuru tugira ngo ni gospel, naho ni uburozi. Dusigaye turirimbana n'abatinganyi, n'abanywa inzoga, n'abafite abagore nka 3, n'abakuye mu inda. Mana we camukazi udatinze. Torero ry'i Rwanda, nitutumva imvugo y'Imana, nitutumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe mu bijyanye no guhinduka, no kugira Imana ya mbere, no kwiramisha umutima wose n'ibitekerezo, itorero ry'u Rwanda tuzize ikintu kimwe. Nshimiye Imana ko impaye amahirwe cyangwa se ubuntu bwo kubana namwe muri iri teraniro. Wagize neza ko waje. Ntabwo abantu bagikunda kuba mu nzu y'Imana, ariko ngira ngo ni ukudasobanukirwa impamvu yo kuhaba. Mu bagabo bamwe nubaha cyane harimo Dawidi. Yari umuntu yatangiriye hasi, ariko Imana iramuzamura imugeza kure cyane. Yaravuze ngo narishimye ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana. Afite umunezero wo kwari kuba mu nzu y'Imana. Hanyuma arebye ibintu bihakorerwa, aravuga ngo kuhamara umunsi umwe biruta kumara imyaka 1000 ahandi. Abantu bari hano bize imibare bazampurize, ni biki yabonye mu munsi umwe arutisha imyaka 1000.
uruzi ko mu busabane bwawe n'Imana, Imana ishobora gutangirana nawe ikintu itigeze ivuga mu muryango wayo, igakorana nawe ikintu gikomeye kibaye ku isi aribwo bwa mbere kubera ubusabane mufitanye. Nihutishije, Dawidi yapfuye yifuza kuba umuzamu w'urusengero. Yaravuze ngo nanezezwa no guhagarara ku marembo y'inzu y'Imana. Apana hano ku ruhimbi, hano harakomeye. Ibaze boss excellence w'igihugu ahindutse umuzamu w'urusengero. Ako ni ku gaciro k'inzu y'Imana. Abisirayeli bazi agaciro k'urusengero. Hanyuma ntarondogoye rero, ndabashimiye ko mwaje. Gusenga ntabwo ari impano, gusenga ni itegeko. Ahantu hose Bibiliya ivuga gusenga bakoresheje imperative. Musenge mutajya mu mosha, musengeshe umwuka iteka, musenge ubudasiba. Gusenga bikwiye kuba ubuzima. Kandi iyo umuntu ashizeho itegeko, ashiraho igihano kizahana uwishe itegeko. Gusenga bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Agakuru keza nababwira nuko iyo umuntu asenga neza nta depression agira. Ntabwo ushobora kugira ihungabana usenga neza, kubera ko ibyakaguhungabanije urabisohora ukabibwira Yesu, umutima ukaruhuka. Bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Intego bampaye iri muri Yeremiya 31 murongo wa 4. Yeremiya 31 murongo wa 4. Yeremiya 31 murongo wa 4 haravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Amen. Ngira ngo tugiye kuganira ku kubakwa n'Imana. Imana izongera kutwubaka, kandi tuzongera kuririmba indirimbo z'abanezerewe. Uyu mugabo yahanuye ni Yeremiya. Yeremiya ari mu bahanuzi bakuru. Hanyuma yahanuye mu gihe kimeze gute? Yahanuriye Abisirayeli mbere yuko bajya mu bunyage, n'igihe bari bagezeyo. Murabizi ko Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa, ntiyahitamwo kubanyuza mu nzira unyuze ku misozi ya Sinayi ukazamuka muri iriya nzira y'Igaza uhita ugera muri Isirayeli. Ni urugendo rw'ukwezi ku muntu w'umugabo amenyereye kugenda mu butayu. Iyo nzira si Imana yahisemo kubanyuzamo, yahisemo kubanyuza mu nzira y'ibizigu y'imyaka 40. Atari uko ibanga, ntabwo Imana yabangaga, yabikoze ibishaka, kubera ko bari baramaze imyaka 430 muri Egiputa. Hari harangiritse ibintu byinshi ku buryo kimwe mu byari byarapfuye nta nubwo bari bakimenya ngo Uwiteka ninde. Bagomba kugira ahantu Imana ibatoreza, kuko ntabwo bari kwinjira mu gihugu cyera, ntabwo bari kwinjira mu gihugu gitunganye, bo banduye, ntabwo byari bushoboka. Agakiza kagizwe n'ibice bitatu. Twarakijijwe igihe twatsindishirizwa, turiho turakizwa mu buryo bwo kwezwa, hanyuma tuzakizwa twambuye imibiri twinjiye mu gihugu gitunganye. Nagira ngo mbabwire ko ubu buzima bw'ubutayu rimwe na rimwe buba buri ngombwa kugira ngo Imana idutoze kuyimenya cyane. Mu butayu mu myaka 40 Imana yari igiye kubigisha isomo rimwe gusa, ko umuntu adatungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo ry'Imana. Ako kantu bakize imyaka 40 kicamo miliyoni 2. Bavuye yari miliyoni 2,500, hafi miliyoni 2 zose zapfiriye mu butayu, kubera ko ako kantu kabananiye kumva mu myaka 40. Mu by'ukuri hari imishinga 2 yizwe neza, Imana yitonde iricara n'abaenjeniyeri bayiga mu buryo bwa gihanga. Uwa mbere ni uwo gukura Abisirayeli muri Egiputa, uwa kabiri ni uwo gucungura itorero. Muri Egiputa, imbere yuko bajyayo, Imana yavuganye na Aburahamu iramubwira ngo urubyaro rwawe bazakorera abandi bantu imyaka 400, nyuma nzabakuza y'amaboko akomeye.
kuva Imana ibivuze yatangiye kubikoraho buri munsi yabikoragaho kugira ngo irebe ukuntu izabakurayo, kubera ko Egiputa y'icyo gihe yari imeze nka Amerika y'ubu, yari empire, bayoboraga ibihugu 120. Kugira ngo ukure abantu mu maboko ya Farawo w'icyo gihe ntabwo byari ibintu byoroshye, byasabye imbaraga z'ubumana n'ibihano 10 bikomeye kuri Farawo. Hanyuma Imana yari izi neza ko bazanyura ku nyanja itukura ifite ubujyakuzimu bwa metero 2,000. Aho hantu Bibiliya iravuga ngo ihuhutisha umuyaga ijoro rimwe ibakorera umuhanda nka kaburimbo, n'abana barambuka n'amatungo arambuka. Imbaraga zakoze ibyo ziracakorera mu itorero. Hanyuma yari izi ko mu butayu hashuha kugera kuri dogere 50. Ku manywa ikababera inkingi y'igicu kugira ngo ubushuhe butabica, mwibuke ko hari impinja. Nijoro harakonja hakaba munsi ya 0. Imana ibazanira inkingi y'umuriro kubera impamvu ebyiri, kugira ngo bayote ibamara imbeho, ariko nanone bamurikira urugendo rudahagarara. Mutekereza abantu 2,500,000 uwari kubaha ibitoke bidahasa, nayahe makamyo yari kubyikorera nubwo byari kuba ibirayi? Hanyuma se baramutse byibuze bibagezeho, ibishingwe bari kubibikaye? Imana mu bumana bwayo, Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo yabahaye ku masaka yo mu ijuru, ibaha umutsima ukoze neza witwa manu. Umwana yarawujyaga ntagware bwashi, n'umusaza w'imyaka 70 akawujya nawe akamera neza. Muri manu hari harimo ibintu byose, kubera ko mu butayu nta mwanya bari bafite wo kudoda imyenda. Agakanzu bambitse umwana yavutse yarakuraga n'ikanzu igakura. Mu myaka 40 ntabwo bigeze bahindura imyenda. Agakweto bambitse umwana yavutse mu butayu, ikirenge cyarakuraga n'agakweto kagakura. Mu myaka 40 Bibiliya irahamya ko batigeze bahindura inkweto. Hanyuma kubera faveur y'itorero, kubera Imana yubaha itorero, yamejeje urutare amaguru, sterine y'amazi. Imana yamejeje urutare amaguru, sterine y'amazi irabakurikira. Nta kindi gihe byigeze bibaho ko ibuye rigenda. Nagira mbabwire ko itorero ryubatswe ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iliminati yahaguruka, ubutinganyi bwakwiyongera ku kihe kigero, abafarmaso n'abandi bantu bose bahaguruka, birabareba nta nico bimbwiye. Itorero ryubatswe ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Abagerageje bose ntibabishoboye. Kuva itorero rikiri mu isi, ibyaryo abikurikiranira hafi, ararikuyakuya, azagisha ritagira ikizinga. Itorero ni umushinga. Proje zanyu, amaproje yanyu muyashoramwo amafaranga, iri umushinga yawushoyemwo amaraso. Iby'itorero abikurikiranira hafi. Hanyuma Abisirayeli nyuma y'imyaka 40, Imana ibonye igize aho igejeje, isinya amasezerano nabo. Irababwira ngo nimumara kujya mukavyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, mugahinga mukeza, ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu imyaka uko ari 40. Hanyuma hari amasomo bari bize muri iyi myaka 40 bamaze mu butayu. Iya mbere nuko bagomba gusiba muri bo kuramya ibigirwamana, bakaramya Imana nyamana. Nagamba mbabwire ko ikintu cyose ukunda kuruta uko ukunda Imana ni ikigirwamana. Ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho ni ikigirwamana. Ikintu cyose gifata umwanya munini mu bwonko bwawe ugitekerezaho ni ikigirwamana. Icubahiro cyawe gishobora kuba ikigirwamana, umutungo ufite wawuramya, telefone ufite mu ntoke wayiramya. Ikintu cyose kigize ubuzima bwawe
gishobora gusimbura Imana mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri, ni ikigirwamana. Hanyuma icya kabiri, Imana yabigishije isomo ryo kudakunda isi. Pawulo haraho yageze aravuga ngo isi ngo nyiriye bibambye unayikandeba mbamba. Ruriya rukuta ndabizi neza ko nubwo rwakumbura ruriya rukabisengera rukiyiriza, ntabwo izi nkuta zizigera zihura, ntabwo haba hakibaye urusengero. Isi tugomba kuyireba ibambye, natwe ikatureba tubambye, kuko ikiri mu isi cyose ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri. Iyo uba muri Kristo Yesu neza, ibyo bigomba kuba bibambye, nta mishyikirano. Ihurizo rikomeye riri hehe? Ni gute umuntu yatunga iby'isi bidafite umwanya mu mutima? Ni gute umuntu yabigira byinshi agakomeza kuramya Imana yabimuhaye, Imana igakomeza kuba iya mbere kandi bihari? Izo mbaraga ziva mu guca mu butayu neza, ukumva isomo Imana ishaka kukwigisha. Ikindi, bagomba kumenya Uwiteka. Kumumenya, hari ikibazo dufite cyo kubimenya mu mutwe no mu mpapuro, ariko bidasa n'ubuzima tubaho bwa buri munsi. Abarokore bazi kubiririmba no kubyigisha, bazi kuvuga disikuru nziza cyane, ariko sibwo buzima babaho ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu. Inkuru idashimishije. Ibintu tubwira bitaraguhinduye, ninde byahindura? Ibintu bitagukije, ninde byakiza? Ikindi, bagomba kwiga kunyugwa. Imana yababwiye ko bazajya begeranya amanu y'umunsi umwe, hanyuma ku isabato niho bari bemerewe kwegeranya inshuro kabiri. Noneho iyo umuntu yegeranya byinshi biruta ibyo abasha kumara, ngo byaratuba ngo agasanga ntacu yungutse, cyangwa se bagasanga byaboze, nta kintu cyaryohera nk'amanu, nta n'ikintu cyanuka nk'amanu mu gihe utubahirije amategeko y'Imana. Nimurebe iyi si iyi, ibyo twita imigisha, hari abantu byanukiye ku buryo bafite depresiyo ku rwego rutabaho. Akajya ku matera ya miliyoni 3, akaba agenda mu modoka ya miliyoni 100, akaba ibyo wita umunezero byose abifite, ariko akarara adasinziriye. Kibaza ni gute byanutse kandi bihari? Nyene iyo ukuye mu Uwiteka ugashiramo ibindi byose, ntihuzura. Nyamara umuririmbyi yaririmbye ngo arampaza wenyine. Igihe Daniel yasobanuriye inzozi umwami yarose, ngo yabonye igishushanyo, sinshaka kugisubiramo cyose, ariko ngo yaje kubona ibuye ngo rije gikubita ku maguru y'icyo gishushanyo, ngo rirangije rirakura ryuzura isi yose. Iyo Yesu yakuzuye, ibindi byose byaba bike byaba byinshi biba umugisha. Babwira akantu gakomeye, ubuzima bwo mu isi Imana yarabunganishije, ahubwo nuko kunyugwa byatunaniye. None se waguze ikiro cy'umuceri n'uwaguze umufuka w'umuceri bose ntibariye umuceri? Ubu imyenda yose mufite mwaje muyambaye? Ufite inzu y'ibyumba 3 n'ufite inzu y'icumba bose ntibaraye mu cumba? Ufite imodoka y'imyanya 5 n'uwaguze n'uwishuye bisi hano imigeza mu mujyi bose ntibagiye mu modoka? Mufite ikihe kibazo? Kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamwo inyungu. Kubaha Imana gufatanyije no kugira umutima utanyuzwe egari igihombo, uzahora muri muwe. Ubuzima buzagukubita ku giti, uhora wiruka ariko uhora utanezerewe. Bagomba kwiga kunyugwa. Hanyuma ikindi, ntabwo Imana igwanya kugira stoke, nta nubwo Imana igwanya ko tugira konti y'amafaranga, nta nubwo Imana yanga ko tugira garderobe yuzuye imyenda. Oya,
ahubwo ikintu Imana ishaka, muribuka ko mu butayu yababwiye kwegeranya manu y'umunsi umwe, hanyuma mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo uduhe ifunguro ryacu. Ntabwo Imana igwanya ibyo byose navuze, ahubwo icyo ishaka ni ubusabane bwacu nayo buri munsi. Imana ni boss, ishaka kwigaruka mu maso buri munsi, ukayibwira ngo ni wowe ungize, uri umwami wanjye, uri umukiza wanjye. Yifuza ko twubaka ubusabane nayo buri munsi. Abantu benshi Imana irabakunda, ariko ntabwo bari inshuti n'Imana, kubera ko byabananiye kubaka ubusabane. N'abari inshuti si inshuti magara. Bageze mu igihugu cy'isezerano, umugwa mukuru wari Ishiro. Hanyuma Ishiro bahamaze imyaka 400. Mu gihe cyo kwa Eli ibintu byari bimaze kuba nabi, nako si ico gihe Yosuwa kihari. Imitima y'abahindukira ibigirwamana, kugeza ubwo yidekarara akavuga ngo niba ari bibi kuri mwebwe gukorera Uwiteka, ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nyuma yaho hakurikiye abacamanza, ibintu bikomeza kuba kavuyo nako agatogo bimera nabi. Mu gihe cyo kwa Eli byari byarabaye nabi cyane. Bibiliya iravuga ngo abahungu bo kwa Eli bari bageze ubwo basambanira mu rusengero, bari bageze ubwo bakoresha ibitambo ko babibonye. Mu ijambo rimwe hari harabaye icubahiro cy'Imana carashize, hasigara imihango y'ubutambyi Imana yarimutse. Nicyo kiri kuba ku nsengero no mu mitima y'abantu benshi. Basigaranye amadisipline meza y'amadini n'amatorero n'imitegekere n'ibindi bintu, ariko iyo ushatse kubaho kw'Imana urakubura. Nicyo kibazo cyari gihari. Hanyuma Abafilisitiya baje kubatera, baravuga ati impamvu turimo gutsindwa nuko twibagiwe isanduku. Bajya kuyizana, bayizanye ngo igeze mu rugerero rw'Abisirayeli, ngo bavuze induru bariyamira nk'aho Imana ije. Ariko nubwo isanduku yari ikihari, kubaho kw'Imana kwari kwaragiye, kubera ko ntishobora kuba ahantu handuye. Ntabwo bibaho. Abafilisitiya baravuga ngo turwane kugeza ku wa nyuma, kuko nta ndi mahitamo dufite, usubira inyuma ntibirimo. Baragwana, isanduku barayifata, abahungu ba Eli bose barapfa. Umutambyi Eli yumvise ko isanduku yagiye, ngo aramanuka akuba ijosi arapfa. Umukazana we ahita abyara umwana udagejeje igihe, amwita Ikabodi, icubahiro gishize mu Bisirayeli. Mbabwira ikintu gikomeye. Ikintu gikomeye nshaka kubabwira. Abisirayeli bazize akantu kamwe kitwa akamenyero. Umuntu amenyera icyo yamenye. Ubu hari abantu baje hano mu rusengero bagifite igihunga cy'ibyaha, ntiyashobora gukererwa n'umunota n'umwe. Akaza babaye, ubona yahagira, ubona ashaka uwamutabara. Ariko uko umuntu atinda mu rusengero, agenda amenyera uko baririmba, uko basirimba, uko bakorera Imana, uko imirimo yose isimburana, agatangira gucira imanza abigisha neza n'abigisha nabi. Abatangiye kumenyera ibintu byose uko bikogwa, niba ari ikintu kibi ku isi nakamenyero. Iyo umuntu ajya gusaba akazi ntakererwa n'umunota umwe, ahagira iminota 30 mbere. Ariko iyo atangiye kumenya boss, imiterere ye n'ibyo akunda n'uburakari bw'igihe bumara, atangira kurenzaho 5, 10, hanyuma agakererwa umunsi wose. Iyo ugiye kurambagiza umukobwa ntashobora kukureba mu maso, abahumeka gahoro, kugira ngo ntareba ntavuga, reka uzamugezeyo. Hanyuma kubwira ati ni wacu twarajyaga, ujye witonda, ni 50. Umuntu amenyera icyo yamenye. Itorero ry'u Rwanda tuzize ikintu kimwe, akamenyero. Tuzize akamenyero gusa. Imana uzayimenye, ugarukiraho, uzirinde kuyimenyera. Uzayimenye gusa.
akamenyero ni kabi gasenya ibintu byinshi. Noneho iyo umenyereye Imana byo ni bibi cyane cyane. Bibiliya yatubwiye ngo byaje kugera igihe bajya mu bunyage. Ubwo ngeze igihe Yeremiya yahanuye noneho. Bajya mu bunyage bw'imyaka 70 i Babuloni. Iyo uvuye muri Isirayeli ugakoresha vore y'indege kuva aho bari kugera aho bagiye ni ibirometero 2000 uciye mu kirere. Birumvikana unyuze mu mibande no mu misozi bishobora kuba ari ibihumbi hafi 3. Rwari urugendo rw'amezi 4 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Rwari urugendo rw'amezi 4 ku muntu w'umugabo amenyereye kugenda mu butayu. Mwibuke ko batagiye n'imodoka, nta nubwo bagiye n'indege, bagiye bahambiriye n'iminyururu, bagiye babica umugenda babijyana i Babuloni. Kugeza uyu munsi imva ya Danieli iri Baghdad muri Iraq, niho i Babuloni y'ico gihe. Hanyuma babaho ubuzima bubi cyane. Yeremiya yari yarabahanuye aravuga ati mwabantu nimukomeza kumenyera Imana. Hari ikintu cyabaye mu Rwanda muri 2018, sinzi niba mwarabibonye. Hafunzwe insengero hafi 8,000 mu gihugu. Noneho mpamagara umupasiteri inshuti yanjye ndamubwira, ubu rero mugiye kubeshabesha mushireho udupave n'agasound proof. Ndababwira muri ibi bibaye harimo ishure ry'Imana, kandi nituva ngo tutaryumvisha leta tukayibeshabesha tugashiraho pave na sound proof tukasiga n'akarangi tukumva ivyo gusa nitumenye imvugo y'Imana muri iki kintu, hazaza ikindi kizatwemeza. Nticabaye se 2020 habaye covid, twese tuguma mu rugo amezi 3. Niba nibi nabyo tutumvisha ikintu Imana ishaka kuvugana n'itorero ry'Imana mu Rwanda, hazaza ikindi. Kubera ko Imana nta kintu. Mwari muzi ko bagiye mu bunyage bw'imyaka 70 hanyuma bagataha. Mu nyuma yaho ubunyage bwa mbere bwabaye mu gihe cyo kwa Eli. Abafilisitiya nyine baraza barabigarurira kugeza ubwo ngo nta nubwo umuntu nta muntu yari afite icumu usibye Sawuli gusa, nta n'umuntu yaremerewe gutunga inkota, ngo n'umuntu yashaka kujya gucyaza ngo yajyaga mu Bafilisitiya. Mwumva aho bari bageze. Ibyo birahava bajya mu bunyage bw'imyaka 70. Isirayeli ntiyumva, ntabwo bigeze bumva icyo Imana ishaka kubigisha. Uzi ikintu cyabaye? Noneho muri 70 nyuma ya Yesu bagiye mu bunyage bw'imyaka 1900 bava ku ikarita y'isi. Bagarutse ejo bundi muri 48 kuva muri 70. Torero ry'i Rwanda nitutumva imvugo y'Imana, nitutumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe mu bijyanye no guhinduka no kugira Imana ya mbere no kwiramisha umutima wose n'ibitekerezo. Imana natangiye mbabwira ngo nyiri umushinga ushoyemwe amaraso nta kintu wamubesha. Itorero ibyajya bikurikiranira hafi. Hanyuma Yeremiya ubuhanuzi bwe bwaravuga ngo nzongera kububaka. Imana niyo kwizerwa, ibyivuze irabikora. Erega n'ubu yongeye kuduha amahirwe. Nigeze kubaza umushumba umwe covid irangiye ndamubaza, ese turahita dukomereza aho twari tugejeje? Turahita twongera tugaruka mu biterane, twongere dusirimbe dusimbuke? Icyo Imana ishaka yavuganye natwe muri covid twaracumvishe. Muzi abantu baguye muri covid uko bangana. Abantu barishingiye, banyweye inzoga, barasambanye, barebye pornography, filime z'amaseri zabonye umwanya wo kuzireba. Abantu baraguye bava ku Mana mu buryo buteye ubwoba. None ubwo bari bahagaze. Niba covid gusa ishobora kugusha abangana gutyo, nta totezwa rihari, nta wagukubise, nta n'uwagufunze, umunsi haje akarengane.
twahise dukomereza aho twari tugejeje, turagaruka turasirimba. Muziki ntushari gikenewe ni ukubaka umukristo ku buryo nubwo yamara imyaka 10 mu rugo cyangwa yakwimukira ahantu hataba urusengero, azakomeza kuvuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose kuzageza ku gupfa. None idini ryakomereje aho ryari rigejeje. Sawa, mukomeze musirimba, njye ntaco mpfa nabyo. Iyo umuntu asirimba neza nta diabete uzagwara pe, ikibazo c'isukari n'umuvuduko ntaco pe, kuko ni siporo ihagije. Ni sawa, ariko ujye wibuka ko Imana igomba kukubaka mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Uko wifata mu kigeragezo nibyo bigaragaza uburyo wubatse, ibindi ni amashengo. Reaction ukora wageragejwe nibyo bigaragaza uriwe imbere. Niba uhura n'ikigeragezo gito kigasiga kikugejeje kure, umunsi haje ibikomeye. Mwibuke ko kugeragezwa ni principe y'ubwami bw'Imana. Nta muntu azajya mu ijuru atarageragejwe. Yesu yaravuze ngo aba nibo bagumanye nanjye mu byo nageragejwe byose, none data baha ubwami. Yewe niyo mpamvu no mu ngoma y'imyaka 1000 Satani ntabwo bazamukuraho, bazamuhambirira ahantu. Ingoma y'imyaka 1000 irangiye azabohogwa, aze kugerageza abavutse mu ngoma y'imyaka 1000, kuko kugeragezwa ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Guteka kwa 2:18 haravuga ngo yarabagerageje ngo kugira ngo arebe mu mutima ngo ko bazitondera amategeko cyangwa batazayitondera. Ijisho ry'Imana ku mukristo ni ikigeragezo. Ijisho irebesha mu mutima w'umukristo ni ikigeragezo. Uko witwara mu kigeragezo nibyo bigaragaza uriwe, nibyo bigaragaza ubukure bwo mu mwuka, nibyo bigaragaza uburyo wakorera Imana cyangwa se icyizere Imana yakugirira. Hanyuma Abisirayeli Imana ibasezeranya ko izongera kububaka. Ngira ngo mbabwire kuri uyu mugoroba ko umuntu aba yubatse neza iyo yubatse neza mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza barihutaga, muzababwire bagaruke. Barihutaga, baje kutubwira gutsindishirizwa gusa. Twakira Kristo nk'umukiza, ntitwamwakira nk'umwami w'ubuzima bwacu. Hanyuma bariruka bashinga amatorero mu bihugu, ariko batatubwiye agakiza kuzuye, badasize batwubatse neza mu mwuka, mu bugingo n'umubiri. Niyo mpamvu ibibazo byaje nyuma byasize bitugaraguye, kuko byasanze twubatse nabi. Iyo Bibiliya ivuga ngo nzongera kukubaka, ni uko icyagutwaye i Babuloni nuko wubatse nabi. Nzongera kukubaka, nzongera kukubaka. Hati usabana gute? Ni umuntu agizwe n'ibice bitatu ukurikije Abatesalonike 5:23 na 24. Imana y'amahoro ibeze gose, umwuka wanyu, ubugingo n'umubiri birarindwe bitazagira umugayo ubw'umwami wacu Yesu azaza. Mu gice cy'umwuka wubatse gute? Hanyuma se mu bugingo dusubire hirya ho gato mu mwuka. Usabana gute n'Imana? Ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ukaba ushobora kureba muri guskororinga kuri telefone, ukajya ku mbuga nkoranyambaga amasaha 4, 5 udashobora gupfuka iminota 30. Abantu bari hano bagize abafiance. Hari umuntu yananirwa kujya kuvugana na fiance koko? Fiance se yakwandikira akandiko ukarara utarangije kugasoma? Nta yibihari. None Bibiliya ko ari akandiko ka fiance akaba yarasiza atwandikiye, umaze kukarangiza kangahe? Kujya kuvugana na fiance ntibivuna, biroroha. Dushobora kuba twarakiriye idini ariko tutarakiriye urukundo rw'Imana. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ngo ni 100%,
n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Hanyuma mu mwuka hari ibintu ukwiye kwitonda. Icya mbere ni ukuvuka, uburyo wakiriye Yesu. Iyo nari kuba mfite umwanya guhita mpera hariya, iyo tuba dufite nk'ijoro ryose, buri wese yari kutubwira ukuntu yavutse. Kuvuka bigira amategeko. Ibihamya ni bitatu: umwuka, amazi n'amaraso. Nta muntu ashobora kuvuka amazi atamenetse, ntibibaho. Hajya wihanyurira cyangwa wihanyuseka. Iyo umwuka akubyaye ugasobanukirwa ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, ko Imana igukijije kurimbuka by'iteka, ntabwo wakwihanuseka. Amazi arameneka, urarira. Umukristo ageze ku musaraba ngo yabonye ubambwe asa n'ubambwe ako kanya kandi abambiwe ibyaha bye, ngo atangira kurira ku buryo atashobora kwifata. Akirira, umutwaro umuva mu bitugu korokera mu mva. Haza abagabo batatu, umwe amwambura ubushwambagara amwambika umwenda mwiza, hanyuma undi amushyiraho ikimenyetso mu ruhanga, aravuga ngo uhereye none uri umwana w'Imana. Undi araza amuha umuzingo w'igitabo aramubwira ngo niwitondere ibyanditswe ngo bizakubera urufunguzo rw'ijuru. Hajya amazi yaramenetse. Ibihamya ni bitatu: umwuka, amazi n'amaraso. Ntimureba ko abagabo b'Abanyafurika turi abantu bazi kumetiriza amarangamutima yacu? Nuwagukubita ntiwarira, ariko umunsi wafashwe n'umwuka, amarira azamanuka avange n'ibimyira, wibagirwa ko uri umugabo. Niho hantu honyine ushobora kwisanzura. Nta mwana uvuka amaraso atamenetse. Wabyara na sezariyene, wabyara neza, amaraso arameneka. N'umwuka nawe nuko. Hajya wowe wavutse ute? Mbere yuko uvuga ngo Imana izakubaka, wavutse ute? Mfite ikibazo kuri generation dufite ntoya. Baje basanga dusenga bakomerezaho, ariko Imana ntigira buzukurigira abana, buri wese arivukira. Umuntu wese arivukira mu bwami bw'Imana. Mana yo kubera ko bativukiye, baraje nyine basanga bakomerezaho. Ni byiza pe, ni byiza kuba bahari, ariko uzajya ubwira Yesu ngo ndagushaka ku giti cyanjye, ku giti cyanjye. Igira abana. Hanyuma tugomba kureba ukundisha Imana umutima wose. Yarakubyaye, Imana ni so, hanyuma uyikundisha umutima wose. Ikindi, wubatse ubusabane kuri yo. Iyo usomye Bibiliya ukareba abantu basabanye n'Imana, rimwe mba numva mfite isoni. Hanyuma nibaze se nzahagarara ku murongo umwe nabo batugororere twembi. Muzi ko Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, ihita imutwara mu ijuru adapfuye. Muzi ikintu yarikoze irenga yobora. Imana yaravuze ngo ubwo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa, ariko kuko ari umuntu w'inshuti yayo magara, ifata umwanzuro wo kwivuguruza imutwara mu ijuru adapfuye. Mwari muzi ko Nowa Imana yamuhishuriye ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba. Uzi ko Imana yabwiye Aburahamu ngo natinyuka nte kurimbura Sodomu, ntabwo inshuti yanjye magara Aburahamu yazangaye. Mwari muzi ko Mose yagiriye inama Imana, imubwiye ngo reba ibijya bakiraniwe mbice zaguhindura ishanga rikomeye. Aravuga atoya, ndashaka kuguha igitekerezo, urihuse. Nubica Abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ngo ibijyo byaragushiranye, ubuze icyo kubaha urabica. Imana yemera igitekerezo. None twebwe twizereye ibirayi byo mu ruhengeri, mu n'inzu yo kuba mu mbega ibintu biciriritse. Ariko ntawe aturenganya, niho tugeze. Niho tugeze pe. Ibintu bizashirana nawe. Abandi bari bafite amasezerano y'imyaka 600. Yesaya yahanuye Yesu avuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, hasigaye imyaka 600 ngo avuke. None amasezerano dufite na y'imyenda n'ibiryo ni birayi kabisa.
icyakora mu bintu nyasaba Imana ngo nzabibone mbere y'uko mpfa ni ububyutse bw'itorero. Ikintu nifuza kuzabona mbere y'uko mpfa ingiriye ubuntu ni kuzabona itorero ryongeye gusubirana ububyutse. Ahige nicara nkareba ibintu bikorwa mu matorero, umujinya ukanyica. Indirimbo ziririmbwa ntabwo ari gospel, ni uburozi. 70% zigizwe n'ibikomere n'inzara n'agahinda. Ni umuntu afata uwo mwanda wose akawusuka mu bantu, tukabisamira hejuru tugira ngo ni gospel, naho ni uburozi. Ibyitwa ivugabutumwa ni ibintu bigaruka ku bijyanye n'umubiri gusa. Beneda izongere twubake, izongere twubake we, Imana izongere twubake, Imana izongere twubake, izongere twubake. Umuntu agizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Mu mwuka ugomba kuba waravutse ukundisha Imana umutima wose, warubatse ubusabane, ufite itegeko ry'umwuka ritsinda kamere. Paulo yatangiye avuga ngo nshaka gukora icyiza ikibi kikantanga imbere, ariko aravuga ngo napfanye nawe nzukana nawe. Avuga imirimo 16 ya kamere, ariko ahita avuga n'imbuto z'umwuka. Ageze haravuga ahishurirwa Kristo ku kigero kiri hejuru, aravuga ngo isho nahawe n'umwami kumenya, nisho nababwiye nanjye. Hanyuma ageze aho aravuga ngo ndamarana kugira ngo mfate icyatumye fatwa na Kristo Yesu, nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Avuye mu ijuru rya gatatu yaravuze ngo mumenye n'imbaraga shushanywe n'urupfu. Yasoje avuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ngiye ndi empty. Ibintu byose Imana yanshizemwo bisigiye abantu ndagiye. Hajya uzava mu isi warakoze iki? N'impano yawe ntuyizi, n'umuhamagaro wawe ntuwuzi, uraza gusa ukinjira ugasohoka. Tugomba kugira itegeko ry'umwuka ritsinda kamere. Ntiduhore mu bya mbere byo gutungwa n'amata. Hanyuma tugomba kubaho ubuzima buramye. Ubwo ni igice cy'umwuka gusa. Mu bugingo habamo ibintu bine, harimo kamere, amahitamo, amarangamutima n'ubwenge. Iyo agakiza kageze muri ico gice uhinduka ku ngeso buri gihe. Nabaye pasiteri 2007, ariko ngiye kuba pasiteri nta kintu kimwe bimbwiye. Ikintu nita umurimo w'Imana ni ikintu Imana ikoze mu mutima wo kwa Desire. Iyo ngize amahirwe ikanshoboza gutsinda ingeso imwe ya kamere, ndavuga wow, ibi bizanyinjiza mu bwami. Nayo imirimo yindi nayizanyura mu muriro. Nituvina tuzasanga bacanye umuriro wizewe, bahamagare Desire mu mazina ye ahagarare hariya. Ntabwo tuzaba twihuta, tuzaba dufite imyaka 3 n'igice yo gupima imirimo. Umurimo wose utakoranye urukundo uzasigaramo. Abantu bubakiye ubuzima ku mpano no guserva abandi, ntibita ku kwera imbuto no gusa na Yesu. Agakiza kagaragarira mu guhinduka ku ngeso, kagaragarira mu guhinduka ku ngeso. Hanyuma ukwiye kureba amahitamo yawe ameze gute. Wari uzi ko iyo umuntu yakomeretse hari amagi 4 mu bwonko ahita ameneka. Irya mbere ni amahitamo. Arabana amahitamo yamenetse. Uyu munsi aba ari uwo mu isoko ibohora, ejo akaba ari umudivantiste, ejo bundi akaba ntazica akwiye guhitamwo, ntazica akwiye guhagarara mu nzu y'Imana, araho gusa. Nzongera kukubaka. Inkuru nziza nababwira nuko n'ibyasenyutse n'ibyangijwe n'akahise kacu naho twanyuze, Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Imana izongera kukubaka. Yesaya 61 haravuga ngo ntiyaje gukiza ibyaha gusa, yaje no kuvura umutima ukomeretse. Imana ikiza ibyaha igakiza n'umutima ukomeretse. Hanyuma ndashaka kugana ku musozo. Hari ibintu 7 nshaka ko tureba. Hano isezerano ryari ry'Abisirayeli bari mu bunyage, aho Imana yavuze ngo nzongera kububaka. Kandi Imana niyo kwizegwa. Batashe mu bice 3, igice kimwe cyatahanye na Zerubabeli, ikindi gitahana na Nehemiya, ikindi gitahana
bamwe baje gusana urusengero, abandi baje gushiraho inkike, abandi baje gushiraho iby'ubutambyi. Ezira yari umuntu yasomye amategeko yose uko yakabaye, yari umuntu byahindutse ubuzima bwe. Hanyuma Nehemiya yaraje ashiraho inkike, Abisirayeli baranezerwa, urusengero rubaho. Imana niyo kwizerwa, yarongeye irabubaka, yakoresheje Kuro mbere yuko avuka. Imana yamuvuzeho imyaka 150 mbere yuko avuka. Iravuga ngo uwasizwe Kuro. Bibiliya ivuga abantu babiri gusa basizwe, ni Yesu na Kuro, nibo babiri gusa basizwe. Nimureba ibyo twigira, nimureba ibihari, nimureba ibiduteye ubwoba n'ibindi byose, Imana ikintu ivuze kingana n'icikoze. Mu karere k'ibiyaga bigari, ikintu Imana ivuze kingana n'icikoze. Iyo yabivuze itangira kubikoraho. Mu karere k'ibiyaga bigari hari amaso turebesha ibibazo bihari. Sinshaka kukubuza kubireba nk'uko bireba, oya. Ariko ngewe hari amaso Imana yampaye yo kureba ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Hano habaye jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, Kongo n'uyu munsi birakomeje, i Burundi byarabaye. Hanyuma wakwibaza kubera iki muri aka karere? Ngewe ntabwo mbibirebera mu isura y'Abahutu n'Abatutsi, mbirebera ko Satani ari kugwanya icyo Imana yavuze. Nubwo tubabaye, nubwo twahuye n'umubabaro urenze indi, aka karere kazavamo ububyutse buzahindura isi. Hanyuma kuba hari ibyago ntibihindura icyo Imana yavuze. Mwibuke ko igihe hari havutse Mose, kuko yari umucunguzi w'Abisirayeli, abana b'abahungu barapfuye. Igihe cyose habonetse umucunguzi, jenoside ntishobora kubura. Yesu yavutse, nabwo abana bakwije imyaka 2 bose barapfuye, kuko hari havutse undi mucunguzi. Aka karere hazavamo gucungura isi, hazavamo ububyutse buzakwira isi yose. Sinkubujije kubireba uko wowe ubireba, simbikubujije, ariko ngewe ndabizi ko aha hantu hari ikintu Imana yahavuze. Hanyuma buri munsi rero, buri munsi uko Satani yongera ibyago, niko ndushaho gutekereza ngo hari abantu Imana yahisha ahantu basenga ku manywa na nijoro, bariho baratungana. Imana iriho irubaka mu bice byose, bazahagararira ububyutse mu gihe buzaba buje. Nico ntekereza, kubera ko utu duce tw'amadini njya nibaza, umunsi ngiye nawe twahuriye muri Somalia, nzabanza kukubaza idini usengamo, bizaba bikenewe? Tuzaba dufite ikibazo kimwe gusa, cyari Shabab. Ibi twirirwa dupezanya, twubaka ibisengero, twubaka ubwami bwacu, tugaragaza gukomera kwacu, tukakurebera mu mishahara n'imodoka abashumba bagendamo, nuko twabuze icyo dukora. Umunsi ububyutse bwaje, ubumwe bw'itorero buzaba buhari, imipaka izasenyuka. Itorero ni rimwe mu moko ataramwe, yizera umukiza umwe no kuzuka kumwe. Yaba kintu cazanye ibice muri iryo bikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo bahora babwira umwami ibyaryo bazarirenge. Nyene kuko tudafite icyo dukora, mureke nyene dupezanye. Ariko icama amaso yanjye akazungira kureba ububyutse bw'itorero. Sinakijijwe kera, nakijijwe muri 86 nkizwa, nasanze bikimeze neza aho gahoro. Nabonye aho korari ririmba hano, ahantu hose hari umudayimoni akavuza induru. Nabonye abakobwa bakubura imbuga buzuye umwuka wera. Kuwa gatandatu, ku cyumweru umuntu yahakandagira afite abadayimoni ku mbuga y'urusengero, bakamukubita hasi. Dusigaye turirimbana n'abatinganyi, n'abanywa inzoga, n'abafite abagore nka 3, n'abakuye mwinda. Mana we, camukaza udatinze.
ibihe byiza bizagaruka, mwe mugumaho gusa. Ibihe byiza bizaza, izongera twubake. Nigeze kubona umusaza w'umutanzaniya yitwa Moses Korora, ufite ububyutse muri we. Twahuriye muri stade ahantu, arangije avuga ngo tugiye gusenya imirimo y'umwijima muri aka gace. Arangije arasenga, ahantu hose hari abadayimoni muri stade babakubita hasi. Icyantangaje, imbaraga z'Imana zamuvuyemo zigenda ibirometero 4. Abantu bose bari muri ico cerekezo bafite abadayimoni babakubita hasi, babazana muri stade. Naravuze wow, Imana iracafite abantu yubatse bashobora guhagararira ububyutse. Uwo munsi yarasenze aravuga ngo tugiye gusengera abagwayi, abatari bukira aka kanya murakomeza gukira. Ndashidikanya ndavuga nti uyu musaza ashobora kuba ananiwe, ariko natangajwe nuko saa 8 y'ijoro numvise induru, umuntu avuze ngo ye akaguru kararambutse. Saa 9 undi akavuga ngo amaso arahumutse. None itorero ryaravogerewe, bisigaye ari bisanzwe kabisa. Byabuze mu imbaraga, cyakora byaje mu ibyuma bihenda. Imana ishimwe. Byajemwe amafaranga. Ba Petero babwiye ikirema barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko hari ikindi dufite. Mu izina rya Yesu haguruka utambuke. None ubu byaracuramye, ifeza n'izahabu zaraje, ariko irivuga ngo haguruka utambuke ntituriheruka, ntabwo turiheruka. Icyama tukabigira byombi, ifeza n'izahabu zikaza ariko iby'umwuka ntibishira. Tukagumya tugatera imbere ariko tukaba tumeze neza mu mwuka. Nzongera nkubake, uzaba wubakitse. Kugira ngo twubakwe ari ibintu dukwiye gutekerezaho. Icyambere ni biki byadusenye? Eliya kugira ngo umuriro umanuke yabanje gusanasana igicaniro, acubakisha amabuye 12. Buri buye ryari rihagarariye umuryango wa Isirayeli. Ntabwo byari ukuza ngo ashireho ibuye, yabanje kwatura ibyaha by'uwo muryango. Igihe cyose tutaramenya ibyadusenye, ntabwo twakubakwa ngo bikunde. Nibiki byadusenye? Niki byasenye umubiri wa Kristo? Nibiki byatubujije ubumwe? Nibiki bituma tudakundana? Icya kabiri ni uruhare rwacu mu gusenyuka. Ntihashobora kubaho gusenyuka hatari mu ruhare rwacu. Nuruhe ruhare rwacu mu gusenyuka? Mu ngobyi ya Edeni abantu bitanye ba mwana. Ntabwo ari nge, ni umugore wampaye. Umugore ntabwo ari nge, ni inzoka. Inzoka isobanura ibindi. Bombi barahanye. Igihe cyose tutaramenya uruhare rwacu, ntabwo dushobora gukira. Hanyuma icya gatatu, muri ibi kuba turi i Babuloni, turi kwigishwa iki? Kuba turi i Babuloni ni iki Imana iri kitwigisha? Imana ko atari ingome, ko itanatwanga, yadutwaye i Babuloni kubera turi kwigishwa iki? Imana yifuza kuba muri centre y'umutima, yifuza kuba umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Igihe cyose twimuye Imana, tukimika logique, tukarama ibyo yaduhaye, tukimura Imana, tukimika ubwenge gusa, i Babuloni tuzahatinda. Ariko igihe twagize Imana ya mbere, nakunze Ezira yaricaye ateranya Abisirayeli bose ahantu mu kibaya. Barangije ngo bamara iminsi 3 bihana. Baravuga ngo yego twaragucumuyeho, twarakwimuye, twimika ibindi. Hanyuma ngo birukana n'abagore b'abanyamahanga bose babasubiza iwabo. Igihe tutaramenya icyo turiho turigishwa, ishuri ntabwo rizarangira. Ntaco tuzaguma tuyibesha amapave na sound proof ni sawa. Gusengera ahantu hari isuku ntako bisa, ariko imvugo y'Imana twarayumvishe. Hanyuma ikindi dukwiye kureba, yego turi i Babuloni, ariko hari imiryango ikinguye. Ntabwo abantu bapfira gushira. I Babuloni hariyo Danieli,
hariyo Shadaraka na Meshake na Abedunego, Imana yasigaje itsinda ry'abayubaha twakwiyungaho. Nta bantu tuzi bafite ububyutse, bafite imbuto nziza twakonekita hanyuma umuriro ukaza. Nta miryango ikinguye ihari. Ikindi dukwiye no kumenya inzitizi. Izihe nzitizi dufite? Inzitizi ya mbere ni umuco wacu. Umuco wacu. Umuntu agwisha kwa kwanga ukamwisha kubizi. Umurenza aho wera ibijumba, imfura ishenjagira ishira. Umujinya w'imfura uba munsi y'igitwenge singe wahera. Aho umuntu agusuza akakubwira Yesu ashimwe, umutima utagukunda. Dukwiye kureba inzitizi dufite uko zingana. Ye narumiwe pe. Narumiwe. Uziko muri Covid utubare twose dufunze, n'insengero zifunze, nibwo Bralirwa yungutse kuruta ikindi gihe cyose. Bungutse 64%. Zankwewe nande zankwerewe. Abagisto nibo bazinyweye pe. Nibo bazinyweye. Hanyuma ikindi cya gatandatu ni ukumenya ni iki Imana idusezeranye. Tugomba gusenga dushingiye ku masezerano y'Imana. Danieli yamenye ko amasezerano yuzuye imyaka 70 yuzuye, ahita ajya gusenga. Imana yumva gusenga kwe bava mu bunyage. Hanyuma niki tugomba gukora kugira ngo twubakwe? Ibyo byose ntabwo tuzabyijyama gutya mu mashuka ngo tubyuke twubatswe. Ntabwo bibaho. Aje tugomba gukora kugira ngo twubakwe. Yego turi mu bunyage, ariko twaba twitoza byibuze gake gake. Tukitoza kuba abigishwa ba Yesu, hanyuma tukitoza uko tugomba guhagarara. Twunamisha amaso dusenga. Nashoje. Nta hantu Mwuka Wera yabaguhishuriye hasenyutse. Nta hantu wabwira Imana kuri uyu mugoroba kugira ngo ikubake. Uramutse uhari wahaguruka tugafatanya gusenga, tukabwiza Imana ukuri ikigomba gukora mu buzima bwacu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, Mana waduhamagaye kugira ngo twubake tuguciriye bugufi. Uyu mugoroba tukubereye abanyakuri. Isezerano ryawe riratubwiye ngo nzongera mbubake, namwe muzaba mwubakitse. Muzongera kuririmba indirimbo z'abanezerewe. Turagushimiye ko mu isoko ibohora, muri isoko imara inyota, turagushimiye ko udusezeranyije kutwubaka. Turasenze ngo utubabarire ibyo twagizemo uruhare mu byadusenye. Utubabarire kugira imitekerereze y'isi, utubabarire kwifuza ibyo muri Egiputa, utubabarire Mwami, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero. Utubabarire. Utubabarire akamenyero. Utubabarire Mana. Twarakumenyereye, twamenyereye kugukorera, twamenyereye amasaha twinjirira mu rusenge, twarabimenyereye, twarabimenye, bihinduka ibisanzwe, icubero cyawe kirimuka. Utubabarire Mwami, utubabarire, 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 utubabarire uyu mugoroba, utubabarire kukumenyera. Twimuye icubahiro cyawe, bikojeje isoni, ni ikimwaro, ni ikintu kibi kwimura Imana mu mutima. Twakwimuye muri santere y'umutima, twakwimuye mu bubiko bwa, twakwimuye aho wakagombye kuburi. Twimika ibindi, twimika amaganya y'isi, twimika ibindi. Utubabarire uyu mugoroba, utubabarire. Turakwinginze wongere kwima nk'umwami. Ngwino wime mu mitima yacu, ngwino uhindure ubuzima, ngwino uhindure imiterere, ngwino uhindure, udushoboze ugaruke muri santere y'umutima. Turindisha imbaraga zawe, ubuntu bwawe nibubane natwe, duhagarika hakwiriye mu izina rya Yesu. Amen.